this was back in the days of MC Nario, the king of the mic. Yabwiraga Miss Fiona ngo no crush wiwe neko amukunda cyane, like live in the interview. Ni kiganiro yakoreye kwa Yago on Yago TV show. Miss Fiona yari first run up muri Miss Rwanda. Gikurikirane cyose. Then you don't forget to subscribe, usigena a comment, so that we bringing some back in the day stuff you don't remember. Thank you. First run-up of Miss Rwanda 2020. Beautiful girl, beautiful queen, Umwiza Fiona, #1. Osbert, you're welcome. Thank you, brother. Everything nice? It's great to be here. Here is a microphone. It's great to be here, Yago TV show. Welcome to Yago TV show. I'm the host. Ladies and gentlemen, I'm ambushed by my crush. The camera. I want you just to introduce yourself. Okay. My name is MC Nario, king of the mic, live on the mic, representing One Entertainment, #Flash TV, Flash Hype. Go there, subscribe, and check out. One more time. My name is MC Nario, king of the mic, live on the mic, representing One Entertainment, DJs, and of course, definitely Flash TV, #Flash Hype is the show to follow each and every time. MC Nario 20, king of the mic, live on Instagram, Yago TV show, no wasting time. Miss in the building, my crush tonight. Oh my goodness. That time. Kubona Miss wanje man. Could you tongeho ladies choice? Ladies lipstick. Yarahindutse. Ubu ngubu ladies choice yaragiye. Ubu ni crush. Ubu ni wera. Fiona's choice. Fiona's choice. Iyegereze mikuru ariko abantu babyumve. Ubu ni uwera Fiona's choice. Umwiza yitwa Umwiza Fiona. Umwiza Fiona. Uwera ndikagakura he. Ndabizi ugararimbatije. Kuko urera kubera ko urabona mazima Imana iri epfi wacu. Kugasoza kanya kuba yama mu nka nyinshi yakera rushusho. Iyo umuntu ari zo umukobwa gutya barera. Barabanga urera. Urera rwose. Ariko mutereho imitomo mu ruhimo. Abanze yumve. Ariko so ni mutera mutoma. Boyfriend wakamureba. Nawe afite. Ubwigwe ni cyumwana nk'uyu mwiza usa n'inyana ya Karebe ya Burate. Ya Burate umuhungu maso. Umukobwa usa n'inyana ya Karebe nk'uyu. Digahombe ngo Imana rwose. Kubera ubwiza bwawe akira shyira. Akira kwa yemera. Mbabarira. Urayimuhaye? Mbabarira guhereza impano. Mbaye impano. Basima Imana. Kombe mutware. Nubwo ari iz'abahungu, n'iz'abahungu. Oya. Boss. Boss. Nubwo ari iz'amaso. Yambaremo turewenda basa. Abari kazimwana. Kazimwana. Fata bitema. Kazimwana rwose. In John chapter 5 verse 10 aravuga ngo nubona ibyiza uzabyegere. In John what? Chapter 5 verse 10. Jambo ry'Imana rivuga ngo nubona ibyiza uzabyegere. Uwegere ibyiza. Kumuzambaye. Kumuzambaye zirakubera. No, it's okay. Ndazibikara cyusa. Okay. Umwiza Fiona tumuhuje na MC Nario. Nario, nguyu ni crush wawe. Bisobanure rero. Oh, you're my crush. Nukuri kw'Imana. Nkibona muri Miss Rwanda was like yego umukobwa mwiza. Asijwe igihe ko ryagiye iri kuri mike uba wayi wisha abantu abazoza ariko ugeze imbere y'umukobwa uhisumera nk'igisusa gikubiswe n'umwuka ushyushye. Crush se. Uzi ko ryajwe ryagiye uze ngo MC nga turebe wabishobora. Umutima uba wagiye ahandi hantu. Ubu naswaga imbavu zose zavunitse. Ijwi ryagiye zarikora. Bimubwire rero uburyo umukunda cyangwa uburyo wamukunze. Nukuri kw'Imana you're my crush. For real kandi ndarahiye. Nukuri ku musaraba wa Yesu. Ngo ndagukunda. Isi yose bimenye. Yene hari igihe bavuga ngo amazi yabaye magari ugasanga ntushobora kuyoga. Yego. Uraseka iki ahetse guseka bwana. Komeza tubwire. Yeah. Hari igihe bavuga ko amazi yabaye magari ukananirwa kuyoga. Ukananirwa kuyoga. Bitewe n'iki? Wenda ushobora kuba uri mugufi kandi amazi ari maremare. Muramutse yagiyemo nabi wacubira. So rero kugira ngo wikize ibyo ngibyo it's better ukayarebera hariya. Ugakuramo agashati ukicara ku ruhande rw'amazi ukumva fresheri yazo. Odeur. Yawo si. Wamukundiye iki bwa mbere ukimubona?
agaragara nk'umukobwa witonda cyo ni icyambere kandi mbona ari serious cyane agaragara nk'umukobwa w'umuhanga kandi ari umukobwa mwiza agaragara nk'umukobwa utatendeka mubonamo ikindi asa na mama bebe w'umwana wanjye barasa barasa ntabyo yarazi ko wenda ufite n'umwana ariko ubu agiye no kubimenya. hanyuma Fiona ni iki wavuga kuri barabizi ndetse batabizi nabyuzi ndabizi. I have a son. Umwana wanjye muramuvuga buri munsi kuri TV. I have a son because I'm not married. I'm single. hanyuma Fiona, kuba MC Scenario agukunda nk'uko abikubwiye ntabwo ari kenshi umuntu w'umu entertainer ajya kuri kamera akagaragaza feelings akavuga ngiye nkunda runaka ndamukunda akabivuga ni gake bibaho. kuba Nario rero we yidekereye akavuga ati nkunda Fiona, ubyakiriye gute? Well, ku giti cyanjye I personally nabyo narinzi gusa biranshimishije cyane kuko twe dusanzwe tuvugana, but I wasn't expecting this. I wasn't expecting this, so I'm very happy kandi nishimiye ko duhuye finally. Kandi kuba nkunda, it's something that is very nice nko bivuze. Ntabwo that's like every day ugira umuntu ukubwiye akagukunda, so I'm very happy nukuri. Uyu munsi ibyo avuze ati mfite umwana, wari ubizi ko afite umwana? Nari mbizi, turaganira. Yarabikubwiye? Yego. Kuki utari waramubwiye ko ari crush? Nyine ndavuga ko ari crush ko mubwira uti genda gukunda. Oya, kuri bya telefone hari igihe umukobwa bibona bya telefone akavuga ati mutipa ari kucyatsa, cyangwa ugasanga abakobwa bicaye ari benshi bariyongeye ari kumwe n'abashuti be, kuko hari n'abandi tuvugana aba Miss, harimo Denise, harimo n'undi witwa Rurangirwa, bose na n'inshuti zanjye. So ari igihe abakobwa bahura rero bakakuganiraho, so kugira ngo wikize ibyo ngibyo ku ma chats, most especially abasore bari hanze aho ngaho n'abakobwa abenshi bafatirwa mu ma chats, uricatamo n'abakobwa batandukanye bitajya kubona ukabona nk'ejo bose bigeze kumbaho nigeze guteta abakobwa 3 ngateretuye bahurira hamwe, ngikona mbona umwanya ndikiye bari kumasuku y'ishuti yundi, ntacyo navuze cyarangiriye aho ubu twabaye inshuti zisaza, ntacyo rigeze ndenza. Ntuzi kuki wateretaga abakobwa 3 cyane? Ntabwo narizi ko baziranye bro. None se wallahi nagayizi ko baziranye, naguwe gitumo ngiye kora mbona message ziracicika na screenshot. Wowe utereta ugendeye kuba baziranye se cyangwa utereta kubera ko umutima we wakunze uwo muntu ukaba ni utereta uyu nguyu atereta yashira nk'ukwezi cyangwa se icyumweru cyangwa se amezi cyangwa umwaka, uwo mukobwa akavaho. Kubera iki se utafata biterwa wenda hari igihe namubonyemo ibyo namukekeye katari byo. Nk'ushobora kuba mureba hano kari mwiza nkamwishimira nkagira gutega bwa crush, ari ugasanga wenda ibyo ngiwe nkeneye muri we ntabyo afite apart from ubwiza gusa. What else can she give out to me? Niki kindi yampereza ukuyeho ubwiza? Agomba kuba we byibuze afite akazi arakora kugira ngo dukorere hamwe, niba turabubaka n'inzu tuyubake turi babiri, aho kugira ngo nyine umusore aze mukobwa avuga ati ngiye byanjye byose nzabisanga umuhungu azaba yankoreye. No, you need a girl who works at least, ariko zo providing ibintu byose one man. Ntabwo nabikira abahungu gushaka abakobwa badafite akazi. Niba badafite akazi basi musupporting mukorera akantu, curuza imyenda, curuze n'agataro niba na ngombwa. Yego. Utereta 3 Nereta 3 mwana byamayeho yago. Wallahi ntabwo kubeshya Miss. Bya seriye. Yegereza imikoro ni n'abastari muri iki gihugu barakaze bya hatari. Nta mu Miss urimo se? Barimo. Ntabwo bavuga ariko bariyize buriya barakavuga bati cyamamare buriya kirayivuze. But I'm sorry about that. Ariko it was like 3 years back. Myaka 3. Kwa kuri ufata umukobwa ukabakinisha tu, ariko ushobora gufata umukobwa ukamukinisha. Kavuga ati ni mwiza, wowe ntubikeka ko wabitwaye serious, ariko umukobwa wamubwiye ugasanga wabifashe serious. Cyangwa akavuga uyu ni mutipes, ugasanga umukobwa aramubwira mugenzi we ati uyu muhungu urambona gute? Undi mwaka ati ntabwo se muraziranye. Umutipe reka umutipe ni Ruteresi cyangwa se umutipe ni iki? Ibyo nibyo bintu umuntu agomba kwirinda cyane.
ni gute wowe wabibayemo ni gute nafashwe ibyo nabibayemo ubwo umwe yafashe telefone yere kundi ati uno mutipe uramuzi se bituma ntazongera niko byagenze bituma ntazongera no kongera kubisubira. That's why I don't even have a girlfriend right now. Ndiyo mpamvu nafite girlfriend ningo nshaka kumubwira ko mukunda pe very serious genda mukunda ariko it's up to the girl biba ku mukobwa naba afite ibyo ashaka mu muhungu ushaka kuba avuga ati umusore mwiza niki ariko agasanga nyine ntago ufite quality itashaka kubeshya umukobwa muri yago it's not good kubeshya abakobwa buri kigero turimo abasore benshi mu gihe utaragira wenda katuvuge navuga ko okay we nezo nziza ubuzima bwa ghetto nibyo love baho ariko ngiye numva atari byo gushyira umukobwa mu kageto ubuzima tubamo bw'abasore bw'iki gihe numva atari byo yego nibyo umubiri urakenera tugira umubiri burya w'umwiremwa muri twebwe but I think it's good kwanza ugashaka amafaranga ugashaka ugahiga amafaranga uzabona uko utunga umwana nk'uyu ubuse umwana nk'uyu mujyanye rugiye kumubabaza umuganda aravuga ngo kitoke kifansarira bangu igitoki kijya gupfa cyabuze umuntu kireberera kugira ngo kizatere ibitoki byiza. So if umugore wese ahava akajya ntekereza ko nta mugore mubi ngiye buri cyangwa umukobwa mubi no ni nk'umuhungu buri nta muhungu mububaho umukobwa yabonye amafaranga ukamena amafaranga abari ko guri kureba ameze niba adafite amata mutware muri gym I'm sure agiye gym yayashyiraho niba ari byo ukunda niba adafite skin nziza mugurira amavuta meza agushyiraho skin nziza bimukorere niba yambara twera tugufi mubwire wiceceka nge akenshi nekereza ko abagabo benshi batwarwa no kubera abakobwa bambaye mini asa umukobwa ari umukobwa ukona ateye akavuga ati mbega umukobwa uteye no kubera ko yambaye twenda dukurura abagabo ari imyenda ikurura umugabo ari n'imyenda idakurura abagabo ugasanga umugabo arajya kwifuza ibyo hanze anytime but then ibyiza nuko umuntu yaba ubusigaye mvuga ubutumwa ngiye kurokoka yago wiseka ngiye kurokoka muri iyi minsi ngiye kurokoka wallahi minsi ngiye kurokoka for life nako nararokotse ibaze ko maze amezi 10 nta mukunzi kandi nta bintu bijyanye no kuryamana n'umukobwa that's the reality amezi kandi ntago byize bikubaho no navuga ko bitigeze mbe kuko buryo iyo witekaza icyaha cyawe hejuru ubu isi ntacyo bitwaye kukimenya ahubwo nta kimenya mubwire buryo cyari kibi ingaruka zacyo kuko nta cyaha cyiza kibaho byaha byose ni bibi ndabeshya ntabwo beshya yes so ugiye gukizwa iki Nario ngiye gukizwa bimwe mu byaha ugiye gukizwa icyambere kubeshya cya kabiri gutendeka cya gatatu no kubeshya no gutendeka iki ni iki none se ntabwo gutendeka wabiretse sibavuze ko wabiretse nyuma yo gufatirwa muri icyo cyuho of course gutendeka narabiretse nasanze atari imana yego biraraga ibintu byiza gusa ry'Imana ubu ngubu usigaye numva ariko uzi ubuzima buryoha ko ufite girlfriend umwe yago you don't know how it feels being in true love njya ndeba filime zitwa za El Diablo za La Tormenta urazizi za Mi Pecado izo ngizo zo kuri Telemundo izo ni movie ndi manumva rero ngo rukundo nkene ubu ngo urukundo rwo muri filime rero ngo rukundo ntago rwo muri filime no rubaho like ushaka umukobwa wawe wiga senior 5 cyangwa 6 ukamwirerera kuko aba university yabagusize they are thinking about other big vazeis fasaza bakusi so urikumva so ikintu kibaho niki yago ikintu kibaho abazeyi benshi cyane those old days badutwaye abana turababaye abo basaza batumazeho abana aho bari hose batumazeho abana but ikindi kudacira umukobwa urubanza aho yava akajya umusore namucira urubanza ariko abakobwa nagamucira urubanza kubera iki kubera ko asebo nishyashya kankwereke no utishije ushatse kuvuga hari igihe usanga umukobwa ava this iwabo va kure ni mwiza she is beautiful ariko ava kure ntagashobora kujya aje i Kigali asuye umusore nka Yago cyangwa Nario sanze mu nziza irimo amakaro irimo TV irimo buri kimwe nkambwa ngo ndagukunda akarabirwe pfiriya ni byiza arateka arajya kumara arajya kuvoma arazamuka n'isherekani y'amazi kuva pfiriya kuzamuka akavuga ati ese wakunda uyu mutipe nka kuma Kigali umwana ugasanga abenshi niko bari naha ariko soro yivuga nkaho yakubayeho no
ntabwo yambayeho ariko nzi abakobwa benshi cyane bameze batyo awigeze aza kukureba se no I have a lot muri family even baranahari in families akagutera sore kubwa ati man ntabwo nanga muri buriya buzima ipfiriye kasanga umwana repfi iyo ngiyo aracyari muri bwa buzima bw'urabuze bwo kwifamu ko mu rugiriya bagiye guhinga bagiye gusarura bagiye kuva mu gitondo ni utekera abandi bana ari mu myotsi yazi nagasanga nteka kuri gaze agasanga namakaro ari kuri televiziyo gusa icyo musaba no kwambara kicara mu rugo akarya avuga ati kuki ntago mana niyo muzabona abakobwa benshi buri aba bahasuringa uyu muniga mukunze yanzangeza kure nkaba ntakubakira mama cyangwa papa umukobwa muzima ugomba gusarura ukura muri icyo kigabo ufite cyangwa se uwo mugabo ufite dono sarura ukura mugenda ujya kubakira iwanyu uzi kuba usirenga Kigali mu nziza wajya kureba basonanje ugasanga bari mu kazu mani yagona kiri cyabaza nkakiri muho kumutwara iwanyu gatangira kuvuga uti nzabubakira umwaka utavu what you staying in a good house with your husband but your parents are there they are living bad poorly no kuri kwima reka tugaruke kuri Mwiza Fiona Nario wamufata gute wajyaga wenda uganira nawe ariko n'ubwa mbere muhuye nkuko abivuze uti n'ubwa mbere mbona nkubone wamufata gute mu kiganiro mwajyaga mugirana uburyo wamubonaga kuri muri Flash Hype wamufata gute namufata nk'umuntu uri social cyane kuko nyine nabibonye he's too open ari na social cyane so gusa nyine expectations nari mfite byahuye nuko mubonye ubu ngubu so there is nothing surprising me ngo mvuge ngo ni iki ngiki namukekeraga iki kandi n'umuntu mwiza buriya umuntu uzakubwiza ukuri akaba open kuri extent nuko aba afite umutima udasanzwe so respect kabisa itandukaniro riri hagati itandukaniro se nta tandukaniro rinini ririmo ariko he's a person who is open nabikunze cyane aguterese wamwemera ntabwo okay birenze kuba crush kukugirira crush kavuga ati ngewe I want to settle down I want to settle everything I want to be in a relationship a good relationship a serious one I love you wala yago kankumva wala nambwe mess no kumana singuzo cyo ni cyambere sentabe ibyo nibyo bintu abakobwa we namuvuga ngo muratwangira ako ebana wankunda utankunda I don't care but I love you ngenda kwikundira mama wabibone I love Fiona ubona ari kategori y'umuhungu wakunda ntago muzi bihagije ngo mvuge ngo I can easily judge gusa nyine like biterwa n'uburyo kimwa mubanyemo cyangwa se umuzi birenze so ntago muzi neza ku buryo nahita judging ngo mvuge ngo we can either be a couple or not so for now no answer that's true nibyo harimo akara aho ya nibyo nanjye yahita avuga ati ndagukunda nanjye nariguhita mvuga no agomba kubanza akitonda ukamenya umusore that's true keep it up ujye ubanza umenya abasore kandi boyfriend uzabona uzamenyesha zaguha igihembo kazatwaye umukobwa muzima pe none subibwe n'iki kazatwaye umukobwa muzima wowe utaramumenya ariko nariyo rero nawe uyu mukobwa maze igihe ngiye mani mwite mu stalking waragerageje wakwisama urireze oya no we nagabizi maze igihe mu stalking wagerageje ariko gupita n'ingume ngo ariko sinigeze mutereta mintu twakoze ntibibaho we just chat hi how are you I'm in the show bakareba kuri show cyangwa se iki akabireka that's the truth ibindi sinsimuzi nubwo mbere tubona face to face ariko nyine ukunda umuntu ukavuga ati ngiye nkunda nka Rihanna wishimiye iki kuba wahuye na Fiona niki cyambere wishimiye nishimiye guko icyambere cyabyese ufite impano nasanze afite talent kandi ngiye burya I'm like muri njye ndaba man umfashije nkazakunda n'umuntu ufite impano w'umuhanzi kurabona nkora muri ibi bintu nkamupromotinga icyamamare ku cyamamare kapu ushobora kuba pe hari iyo bigafata kuko we yakwihanganira kurusha wa mukobwa witonda ntago yakwihanganira ariko umuntu uba muri showbiz tubamo ya ababizi kata zose wamubeshya bazizi because she's in that game that's what I can say. Hayima Fiona wowe ikintu cyambere wishimiye cyangwa mwishimiye kuba mwahuye na Nario akavuga ati uri crush wanjye niki nishimiye ibintu byose everything about him and his personality nabyishimiye abantu rero bakurikiye kino kiganiro nimugire ngo hari ibintu bijya bibenda abantu kuvuga ngo bino bintu ngo abantu babipanze Fiona n'ubwa mbere huye na Nario n'ubwa mbere huye nawe baravuganaga jewe Nario yambwiye ati
nambwe ni Fiona agiye kuzana ati Fiona agiye kuzana ahita avuga ati Fiona ura ni crush wanjye It's serious. njye naje mbona yinjiyemo Nukuri ke man. Njye naje mbona aranyishe ya scenario sinese bikubaza ahita mbwira ngo itumuzana so I was like okay yeah. Shani ibintu bishimishije cyane kandi nishimiye ko nari ko wenda witukuje utari original, she's OG girl. Ladies and gentlemen, ari original skin niyo, imusatsi niwo nta birenze. OG Umusatsi ni OG nuwe nta bindi bipampe birimo for real. Yago what Nario yes inkuru y'ubusubirane mu rugo ni irabimeze muri quartier uyu munsi ntago bibaho singiri burebe ditinza kano kana ukaka hagatwika kuri stat kagasohoka bise ko wahuye na crush one. She's my crush. Ubundi bari abakurash babiri muri Miss Rwanda. uyu nande Na Denise. Denise bigeze he Uriya muri kumwe Denise. second runner up Yes. yeah ni Denise Denise naho uri hose ya my second crush. but the first crush is This one. Ariko Denise is my second crush kabisa nawe hari hose. Ewana. Ba sister barabizi. Yeah. Ani babyiza kumenyana n'abakobwa nk'aba. Because tomorrow bashaka kuzagira nk'abanganye mbasengera ngo baje bakora ibintu by'abakobwa like bave mu bintu kwa ngo Miss Rwanda nibirangiye bagende bajyane nayo. No. You can uyu mwanya turimo ukakora ama red party, ukakora ama parties atandukanye VIP, corporate party, bari abakobwa bari bose mu nzira bakajya bakuzanira abakiriya. Urahembwa. Ubu numwe mugomba kugana mugakora protocol team yanyu y'abakobwa Miss Rwanda. Bitwaye iki kujya muri MTN cyangwa koje bank cyangwa bank runaka ikabahereza ikiraka mugakora protocol. Nta kintu muri buteruri. Ariko mukajyana mugakorera amafaranga mugashyira mu kigega cyanyu cy'abakobwa. You get that money mukashyira mu kigega cyanyu cy'abakobwa baba Miss. Nario yakwigiye umushinga. Yeah. Nario yakwigiye umushinga. kaze Nukuri nta kintu bitwaye mukifata nk'abakobwa. Mukavuga muti ariko se muzi n'ibindi. Ese reka twikorere protocol team y'aba Miss gusa. Ba Pamela barabigerageje ba Wiceza I think they still na ba Rika yes barabigerageje na ba Clemence they've been doing that kandi byabahaye umusaruro I think cyo gihe bituma utazaje gusaba amavuta bituma nta muhungu uzakumenyera yeah so natekereza ko abana bakobwa Miss Rwanda nirangira byarangira bitarangira mwe mushinga akantu kanyu rega mushobora gukora na coffee shop ikabiyanye yaba Miss leta ikabashyigikira mugakora ka coffee shop mukiga barista abakobwa biga ku barista mugakora coffee making and it's one of the best jobs kuko ngiye ndi barista by profession apart from ubunyamakuru nkora cappuccino nkora cafe latte amaji ugakata ibinyomoro ugapayura gushyira muri blender ikaba irikora muri machine ugashyiraho imitiba mu bikombe ugakora cappuccino ukazishyira hariya litiro y'amata uguze 350 litiro kayicuruza 600 gute African tea ntoya ibiri nk'ugu 1800 inini iri kuri 2500 litiro yiguze 500 ibikombe so iyo niyo agapaki ka coffee kagura 3500 agapakiti sacket of coffee isei urakuramo cappuccino za 20 itasigura 2000 you see how you're making money fata 2000 bare ukubesha 20 amafaranga utahanye ku munsi put that money on the account mukicara mukihemba nk'abakobwa umushinga nyamara cyane afite ibitekerezo bizima uyajya utamugira umuntu se wawe wa hafi ako nundi turavugana n'inshuti yanjye ndavuga boyfriend wa mugakora umushinga ibyo byo tubibitse yagore ku mwana wasanga afite umuntu yibitse utamwangiriza sorry abakobwa rwe bagiye muri Miss Rwanda ubu we akubwiye ati nta kibazo ndabyemeye wa confirma wakubwiye ati nta kibazo Nario if you love me yes the real love yeah wa ati ndabyemeye izina ry'Imana yago sinkubeshya ngiye kurahira imbere y'abanyarwanda uyankunze cyangwa undi mukobwa nyine uri oya uyu reka tureke kuvuga undi uyu aramutse nkunze akaba ati ngiye nagukunze confirm icyambere nabikonfaminga ku karubanda cyo kintu cyambere ku karubanda kavuga ngo iki akabanza akajya kuri profile yanjye niyo ubyukira kuri stat every morning because birababaza gusanga umuntu afite boyfriend cyangwa afite girlfriend but they are there nta posting undi kuri kw'Imana yago birabaje yajya byukira kuri first of all kuri profile yanjye yaba ariho ahoraho akahoraho akabyukiraho mu gitondo nimugoroba isi kamumenya because if the girlfriend abantu bamuzi yago biragufasha ntago bambona n'undi mukobwa hariya bamurya kara nanjye mba nikeka
kandi ntangira kugenda mbwira abantu ngo iyi ni inshuti ngo meet my friend ngo what, ntabwo wisanzura mu bakobwa cyane, ugira limit. Kuba udafite girlfriend ni bibi cyane, kuba udafite boyfriend nabyo ni bibi cyane. Urundi ruhande ni biza, urundi ruhande ni bibi. Ni itegeko. Musezera hari abantu babaye badafite boyfriend. Ntekereza ko abantu baba okay, ni babana babatendeka abakobwa. Seriously speaking, nako nakubwira ngo ufite imyaka 28 ngo nta girlfriend ufite cyangwa ufite 30. Gute, how come? Waramagiwe se, Imana irakwanga, abakobwa barakwanga, ufite ikihe kibazo? Uri umukobwa uri umuhungu ntabwo ufite imyaka 28 ntabwo ufite girlfriend. Tuba tubafite pe, ariko niba abakobwa ubugishakisha cyangwa se turacyavuga ku bintu wakora. Yes. Yaramukira kuri status, yajya kuri status, yajya kuri Instagram ajya bakamumenya. Icyo kintu cya mbere mbanza kwifuriza umukobwa ngiye twakunda, because I loved once, nigeze kujya muri True Love, umukobwa na postinze benshi barabizi, she's there. Uwo mwabyaranye? Nundi twakundanye, posting, I did everything that I could for her. Man, iyo nibutse n'ibyo bihe, nta muntu utarumuzi, yago wari umuzi. Yitwaga nde? Teddy, numwibuka. Teddy. Musanze. Yeah, Musanze. I love the girl. I was kandi nukuvuga ngo njyewe mfite cyane. Kandi yarafite skin ijya gusa ni. Of course. Je sinzi ukuntu bandoze abantu benzobe nka bafite imisatsi miremire, niba ariko nkunda abametisi cyane, nkunda abametisi buri. Bisarumiwe. Nkunda abametisi cyane. Bro, nkunda abametisi cyane. Kuko mbona bisa neza kuri njyewe. Mbona bisa neza gukundana n'umumetisi. Oya by'ibiyobe by'ibyaranwa cyangwa umuntu utandukanye nanjye kuri skin. It's really really good. Nta muntu utabyifuza pe. Yeah. Kubyara ibyana byiza bifite ibisatsi, ukabona ibyana by'ibiyobe nyine ndabakunda njyewe cyane abantu. Nibikara Imana ukwiguhaye niko wakira. Ariko umuntu afite icyo yifuza. Yeah. But then to me, that's me. Yewe nakubwiraga bijyanye n'ibyo. Ikindi wakora? Ikindi nakora ni ukuri ko Imana yo mu ijuru nambera faithful. Ngamubera? Faithful. Nta wundi mukobwa nazongera kuvugisha ku izina ry'Imana. Oya wabavugisha ariko wamenye uburyo ibijyanye na love. Umwe nakongera kuvugisha. Kuri ko Imana nta numwe nakongera. Natende kwandika ati ndagarutse. Ni yaba umukobwa katuvuge ni yaba umukobwa we nayindi guteta muri iyi minsi. Nukuri ko Imana. Arahari? Naho. Nemukana bivuze ko ndi single, I'm not dating anyone, I'm free, ni bareke ndi free ndi neza ariko si muri free agent. Yagoye statement ukoze. Statement ntagiho na agent ntago ncuruzwa mwana w'Imana. So the truth is ntabwo okay kuri njye simbyishimiye. Yeah, kuko nundi muntu arabikubwira simbyishimiye. But then nibyanga hari igihe umuntu aba yifuza umukobwa uko nawe ameze nibyanga. I will stay myself ngume njye nyine tu wenda nigume njye nyine n'umwana wanje n'umukozi twere muri apartment. Yeah, fata imodoka yanjye n'umwana wanje twenyine nibyo. Girlfriend naboneka tube turi kumwe turi batatu kandi tukamamara, ariko nataboneka mbireke. Nigume n'umwana mara ubuzima ari sawa. Umuntu akiguma n'umwana we kiri ubuzima, ariko nanone nabyo ni bibi kuko bigutuma ushoka mu bakobwa. But I wish niba ukunze kunda man, niba ukunze kunda yago bigaragariza umukobwa urukundo. Ariko uzi kuba ufite umukobwa nta wundi muntu musangiye cyangwa ufite umuhungu yaguze ubwiza bwabyo. Ndikubwira because I loved and I stayed with the mother of my kid for 2 years. Sinigeze muca inyuma. I know how that love is, how it feels, true love. Yago ukemera umuntu obereye niyo yagwa ukavuga uti ni uwanjye. Impamvu rero papa bacu na mama bacu ntabwo bashobora gutakaza ababyeyi babo, ariko abasore b'iki gihe umukobwa uramureka kubera iki? Mwaramenyanye, araryamanye umaze kumuhaga, umuzi ibice bye byose, uzi umubiri we, uzi none wabona ibere rye riguye ugahita ugenda ukajya gushaka ikishundi ugifite ibere rihagaze. That's not love. Iyo ni karande z'uburaya zigenda zizenguruka mu basore hirya no hino no mu bakobwa. Barawishi niba ukunze kunda umuntu uko ameze n'ibyo byose. Love that person. Amabere yagwa, yagira inkovu, yashiramo akaba nk'uruzingo, yabura ibyo kurya, yakwambara ubusa, iwabo bakubwira ngo uriya muhungu mureke nta kintu afite, ariko ufite umutima, ufite urukundo. Run your heart there. Kunda umuntu umwe. Biteye ishema yago. Ukuri ko Imana biteye ishema. Ariho nshaka kuganisha Imana ngo ndashaka kurokoka. Kurokoka. Niba ari bitwara bikoze bakagusengera kuramake biganza. Nta mpamvu yo gusengera gusenga. Genze gusenga ndo umuntu usenga yago.
I remember 2003 2003 mama wanjye ataritaba Imana narambwiye mama yaratushyira tubaza turabahungu batanu twebwe iwacu avuga ati yari n'inzobe kwanza asa n'uyu mukobwa ni ukuri kw'Imana kandi afite imisatsi miremire mama wawe numwibuka ndamuzi ndabeshya ntabwo beshya so may her rest in peace but bijemo gato bikanambaza yaba hari nk'ubu ko yapfuye kera tusa foto 2004 ni kera nari mu kane primaire ajya kare umunsi ko yaramamaye hano ukuntu yicaranye n'aba miss ukuntu ari muri iki gihugu agenda akora kuri TV akora kuri radio ngatanga avuga mami kandi basinywa inzoga kandi muri y'ubustar simitabi you feel that thing that's me uwo ni wengeye kwizana ry'Imana so nkavuga nti ba papa bacu ba mama bacu bakunze ababyeyi bacu ntibabasiga niyo yamusigaga yaragenaga agashaka umugore wa kabiri ariko akamenyesha umugore mukuru akamwubaha isigata batabahungu b'iki gihe n'abakobwa turashaka umukobwa uteye neza turashaka umukobwa ugifite ibere rihagaze umukobwa ufite mu nda ngo umwana afite amatayise ibyo ngibyo bro it doesn't count birarangira ahubwo umva ikintu gicountinga ku muntu ushaka umukunzi reba umukobwa ufite mu mutwe ubwiza nanone ntacyo bumaze umukobwa adafite business mu mutwe utarizi umukobwa utarizi udashobora gushinga umushinga hariya udashobora gutwara umukobwa I'm sorry to say this ngo ufate umukobwa ashobore kwiyandikira CV isaba akazi birambabaza cyane umukobwa utatwara hariya ngo aze nko muri iyo hoteli asaba akazi abe receptionist umukobwa utavuga English at least umukobwa utavuga ku gifaransa umukobwa utashakira akazi ngo uvuge uti uyu mukobwa namushakira akazi cyangwa yishakira akazi bikakugiraho ingaruka muri wowe you feel that icyo ni ikibazo bariko take time shaka umukobwa ufite mu mutwe ku buryo umukobwa ejo bundi yago ugize ikibazo cyangwa ngize ikibazo watabarwa na wa mukobwa ashobora gusigara ku rugo akishura bill yo kwa muganga akarera nabo bana icyo nicyo kintu burya ubu ngucyo kintu sigaye nicyo kintu ushaka nacyo kintu ndeba nacyo kintu ushaka nacyo kintu ndeba okay wihariye ijambo cyane Fio wacecetse umutega amatwi uramwumva umva ibintu ngo yakora byose uramutse umwemereye wabyumvise nabyumvise ndimo kumwumva n'icyo wabivugaho ibyo avuga ni ukuri ibyinshi yavuze nibyo kuko usanga ariko bimeze muri iki gihe so I would also support him to go for that wari umusatsi nari banza yaguha keya mana yanjye biramutse biciyemo yago nibishaka ni ukuri Imana so kwikoza ngo nariyo ngiki ndabiza bari yangiye baraza kuvuga but let them talk. I don't care. I love her ndamukunda and ndanabisubira ndamukunda pe I love her ari mbanu nkunda ari mbanu nikundira yankunda tankunda yawe ufite undi bakundana nago bizakora ko mukunda ikomereze mwana okay